bambiri ugakanira komandi kugutwi ugakuba ko ate ndayabonye ko nayifite turashize pe kugira ngo ame Imana igibasha gukora ibyo abantu badashoboye ukamuzana Imana yanguye nari ndi ku Gisenyi ndi kumwe n'umugabo yambaye miliyoni ngo mugiye gusa umuntu arahansanga miliyoni yose turi mu marani disitati ubona ko arahansanga zayiruka ko biri ishize ari ibiri atereka mu bwinshi ishize ari ibiri no kwika Imana nubwo uzahaga hariko nagaritse byawe ati mbere nugera mu rugo uzabona ikimenyetso ko we hari Imana kandi uzanayikorera ongera amen amen naratashye mvuye ku Gisenyi na miliyoni mu ntoki n'inzoka yanjye kukumara ongera amen urangura barabizi naragiye ngeze mu rugo ngiye ubwiza ukuri wayitwaraga he ayitwaraga he ahubwo sibyo byarakureba ubwiza ukuri ariko mu kazi nakorezwa kubona ko udafite amafaranga nayitwara mu ntoki nayitwara mu ikarito byari ibyanjye nkawutwara Bibiliya nkayibona ko ari Bibiliya ariko jye nayitwaraga ku gutwi nakubona uri mu modoka nabona nta mafaranga cyangwa telefone bari bume nk'irigitanu ntabwo nakwitabaza ndashobora kubona purake yawe y'imodoka ngo bariya bameze gutya ngo ntabwo bitaba baritaba se ubwoko bikora ahubwo niyo bitaba neza nari naravuze ko nzayishima nuko mfite impamvu kandi hari icyo Imana yakoze kugira ngo oya tumwongere n'ibirira Imana yankuye kure nari naragiye Kibungo namukumu y'Ikibungo nazi ntagiye iyo ngendana ntagiye iyo nsiga mu rugo ariko ndangije avuye ku Gisenyi siya gukura muri uyu mwana uriya mugabo yaba ubuhamya kiza hano shaka tubwire neza ni ibintu rero dukeneye kumenya amakuru wihore ninde uzi kwa Violeta Violeta ni yaba basenga mu cyumba ntabwo nari nzi ngo barasenga cyangwa ntibasenga nari ngiye gukuramo iyi mu gihe agiye kuyikuramo ikintu kiraje byagira nabwo nandi kwa Violeta ngo basenga uriya mugabo nawe arasengera arabizi ati kagira umuntu nkuru n'umuhungu wawe kuyiba nari mfite imiti muri Trope nigura 50,000 byanjye byo gukuramo uyu 50 uyu nguyu senkani uyu wicaye uyu mwana uyu nguyu cyane byaba bikorwa nari ngiye gukuramo ndangije mbona ni kwa Violeta umunsi wa gatatu basenze kugira ngo byagenze ngaho nabonye ari mbona sinari nzi kwambara igitenge sinari nzi kwambara umwenda urenza hano gutya uyu mupira ahubwo gutya nawe ashobora kuwambara nyine ndangije mbona nibona basenze nyenyeri n'igitenge biranungura nashidutse ariho uriya mugabo yaba mu buhamya akumana batuzana inguriro ndangije semana bigenze bite ndangije uwo mumama ati kumura niyo yakuzanye ni ukuri ko Imana ntabwo bimwe bavuga ngo basi ngo nyura ahantu hano mwumva mikoro sinari nanazi ko bahasengera ariko nashidutse mari ya miti sinzi ahantu yagiye ndangije aransengera arambwira ubwo nyine abantu bo mu mwuka nyine barabyumva ndangije icyo nakoze navuze ati Mana warandinze kuva ndi umwana sinzi ko mama nawe sinzi ko kubaho kandi barimo ariko ntabwo navuye mu rugo mfite imyaka 3 Imana ijyana i Burundi irandagira
yongera igarura mu Rwanda. Ndavuga ati Imana negerezwa kukumvira no kugukorera kugira ngo byagenze bityo. Naratashye fata ya nzoka nari mfite 1,700,000 mu nzu yanjye n'abagabo. Fata ya nzoka na ya miti yose nimegera mu gicuku. Umunsi ari kuwa gatatu nyine naseza. Fata ikibiriti na virope ndabitwishyiramo kugira ngo nkimara kubitwika amafaranga nayasanze mu nzu. Namaze kuyitwika amafaranga yabaga muri mari. Mbere yo kubitwika n'amajoga nareba ko arimo amafaranga arimo 2,000 byari ku meza ndetse. Ndangije nkimara kubitwika njya mu nzu ngo njye kugura akanusu n'inusu y'inyama nagiye kugura na litiro y'amata. Ndeba ya mafaranga 1,700,000 kujya yagura na ya miti nayitwika 1,700,000 bose garagenda n'ibihumbi 2,000. Natwitse imiti na ya nzoka ibintu byose nari mfite mu nzu. Nimara kuva gusenga nageze mu rugo ndavuga ati nimba ibyo wavuze ari reka ndebe kuri Imana kuko nari mbaze navuga ati nibidashoboka ndasubiraho nzanira. Ndangije mfata ya miti yose na ya nzoka zose ndabyegeranira muri virope ndabyitwikira ubwanjye. Ya mafaranga yari ahari 1,700,000 n'ibihumbi 2,000. Nyimara kubitwika nagiye mu nzu ndoga nambara ngo ngiye kugura inusu y'inyama na litiro y'amata. Ya mafaranga ndayabona. Nta muntu tubana nta winjiye mu nzu muri babandi bazaga kumaha nta n'umwe waje. tuze mwamakuru Ndangije pe ndasenga nabanje kwa Violeta hakurikiraho menya hano uyu mwana wawe. Ndangije maze kumenya hano hakurikiraho no kwa Kibonke ngenda menya hano basenga. Naheraga kuwa mbere nkaza hano kuwa kabiri kwa Kibonke kuwa gatatu kwa Violeta nta munsi n'umwe nigeze pfunsha ubusa. Ariko ndavuga ati Mana nubwo ndari amafaranga ntabwo ari mu nzira zawe yakimwe na miliyoni atwite. Niba nihana icyaha n'igisa nacyo sinongere gutekereza ngo ndakene. Ewe mbega ngo barakore barakubitwa ndakubitwa. Barahonda kubaye ndakubitwa ko mbega ngizara mbega ngwinzu. Ndangije ndavuga atari ko icyo wavuze warakiguze kuko uri Imana ikora kandi uri Imana ikomeye. Uzabane nanjye bashe no kwihanganira ibigeragezo. Sinzigere subira muri cya cyaha nisonze nzagusenga umeka agapfa nuko nigeze karavuga mu rugo nabaye narakiriwe maze n'iminsi 2 ndari nkagenda nkavuga Mana batumeka agapfa kunyereke kuri Imana yanjye cyangwa ndavuga ati humura ndakugaburira yaranyibwiraga ndangije ndakomera Imana nanjye oya ntihangane birangije negerezwa gushima kuko rero navuze ko nzashima Imana yampaye igituma nshima. Ndangije Imana igira gutya mbona ndetse uyu mwana araje. Uretse gatoya mubaze uretse baze guseka ese uwo mwana ari musanzwe muziranye cyangwa wakanzura komande y'inzoka n'abaraza. Icyo gihe nari narabitwitse yaje naratagiye gusenga. Aho yamu abuteye mbere oya mbere nerida ntabwo nigeze nkana kunduka ahubwo nari mfite imiti kuko naramukunda ngo mutima mutima arakukunda narakwanje ku buryo navugaga ati ndajya naramukundaga narakwanje byanyabyo. Ndangije nishakira umuti wo guhura nawe pe genda ari ryo zina rye mfite imiti baho utabona neza ko imiti itaba ibaho imiti baho cyane. Ndangije papa w'umwana amaze kuntereza nawe aba arigendeye aragenda. Ndavuga ati nta yindi inzira ni ugusenga kuba nagiye gukuramo iyi nda bikanga n'amafaranga nahise natwiga imiti bikanga ubwo hari icyo Imana yamvuzeho. Ndangije mba gusenga ndayisenga kugera aho igeze amezi 9. Ndangije barambwiraga ati ahantu hose hano mu mandiko bakambwira ati
inda ni imyaka 2 n'amezi 8 aho ngiye ati ni imyaka 2 n'amezi 8 atari kimana kwaye kuko yavuga najana ari kuwa mbere mama Pasiteri akora kunda yanjye aragira ati kuko wihanye icyaha n'igisana cy'ukamara amazi bayikomeye amashyi y'Imana ati kuko wihanye icyaha n'igisana mfite randevu yanjye umuroza afite n'abaganga bafite yabo ariko mwizo zose ukoresha turandevu 3 nzabanza guhigihuha ugende wongera ugaruke nindangiza ntabwo umunsi wanjye wo kubyara kandi uzabyara nta muntu n'umwe hari na ya myaka ingahe itageze ndangije mama Pasiteri avuga igihe mwambwire kandi imyaka 2 n'amezi 6 uri kumbwira nari namaze kwiyakira cyakoze numva ntacyo bimbwiye ndavuga ati nzagusenga n'ibiri nishire n'itatu ishire numva kina ntacyo bizanwana nzaba mfite agatima ko mu nda hari ikintu kizima hano ari kuwa mbere mama Pasiteri ambwira ati umva wowe ukwa gatandatu ntihazagera kuri 5 utarakikira ubu si imyaka 2 ubu harenzeho amezi 2 ku mezi 9 umwana ndigeze 11 ubu urambwira uti ko gifite icyizere cyo kubyara ya myaka 2 n'amezi 8 mu mbwira idashize ndangije nditahira hari kuwa mbere ubwo kuwa kabiri njya kwa Kiboke kuwa gatatu njya ahandi ndasenga nyine ngumiza gusenga kuwa 4 ku manywa ngiye kujya kwa Kiboke numva ntabwo meze neza nari mfite randevu nagiye kwa Kibagabaga kuri 30 bampa randevu yo kuri 2 yo kubaga naba mfite ibise naba ntabyo mfite ko nzagenda kuri 2 bakambaga simvuye kuri 30 bakampa 3 no ku itariki ya mbere mfite randevu y'abarozi y'imyaka 2 n'amezi 8 mfite randevu y'umuganga yo kuri 2 mfite na randevu y'Imana mvugira ngo mwize 3 yakoze ni iyi Imana haleluya ibintu birakoze ntabwo bikora abantu nakubikomeza amaguru cyane birakora narayibonye Imana irangije irambwira uti ntabwo uzaba Imana yambwira igihe cyose kambira mu myaka ariko imbwira ati ngiye nzigaragaza ko ari ngiye mfite aho nagukuye nakuzana mu ngaho nasigaye no tumenya ibiceri ngagira ngo ndangije Imana ubwayo ku itariki ya mbere nari kubagwa kuri 2 Imana iza mu nda yanjye imibisi mbyara ku ya mbere nari kubagwa kuri 2 cyangwa kwa muganga n'abanyandikira kumbaga babanza gushaka izina w'Imana na dini nari kubagwa saa 1 z'ijoro mbyara saa 1 n'igice kugira ngo umuganga agiye mu ikayi ashaka izina na dini ngo asinye ndaribura araribura iminota 30 irenga kuri ya saha bamaye birangije aha iboneye amaye ikaramu muga sinyira hano Pastor akira sinyira hano akira ikaramu ngo sinye mitambyara Nasamo yaretse iminota 30 ari gushaka izina ryanjye ko Imana iri gukora ibyayo birangije byaye ntabwo byarangiye ko na mituweli nari mfite waracyanga se ukaza bitubwira nyuma oya ndabivuga kuko n'umunsi ndangije Imana umva asigaye umwe n'igice oya yihangane nawe ndangije maze kubyara ntabwo nari mfite mituweli banyishyuza 87,350 ndangije ndabyuka saa 9 ndavuga Uwiteka uyu mwana wamumaye imyaka 2 n'amezi 8 bidashize ngaho wowe bari wo kubana nanjye mu 80,000 banyishyuje ni amafaranga mfite umugabo yari amaze igihe adataha ndangije telefone ntabwo yabagaho muhamagaye sanga telefone iriho anyitabye ati Nadi bimeze bite ati ni byiza uri hehe ndi Kibagabaga wabyaye ati nabyaye ko nta mituweli ugira se biragenda bite ati nayo nyine bakwishije amafaranga angahe ndafotonira umuntu WhatsApp ndabimwoherereza arangije mbona azanye 50,000 mwayikomeye amashyira
twazanye ndangije aje arishyura ngiye gutaha saa 4:20 z'ijoro anyuma n'itike mba yari afite koko ntabwo yari kubikora ngo anyuma itike y'igihumbi ndangije ngeze kuri leta avuga ati umwana ndamujisha kwa kundi kw'ababyeyi fata akabase n'agateremusi ubundi ngende ndagera mu rugo saa 6 ngeze kuri gate imana yambwiye ko imana izana imodoka izana yimba ngeze kuri gate umumotari wa mbere ati ngutware numva ari kuntera umujinya ndimanukira ngeze imbere imodoka simbona imodoka iparitse ati madame bite ni byiza utaje ati naje kwa Nayinzira ati ngeze ko mba kuri kiriya gipangu cya kabiri ubu kwa Nayinzira koko Nayinzira utaje hano hafi muri quartier ngo guhere ifite ndamubwira wa yangaje kwa Nayinzira arambye atarika aho hantu ntago mazi imodoka ariko yayindi ya nyayo yayindi nakandiraga inzoka nyine yayindi nakandiraga inzoka yagutse iyo yaje noneho imbere yazaga kunzoka ariko noneho imana asanga yayizanye nanamuzi arambwira uti ndagutwara mugeze kwa Nayinzira umbwiye ubwo nimba y'ubutahura ugeze mu rugo nanjye ngatengaruka dore nahakurikira igipangu kugira ngo n'imodoka yaraje noneho yanyaye ndangije ngeze kwa Nayinzira kuri none igice cya 50 na refite arangije arambwira uti none se utatinyura muri karagahanda kuko nahi masoro ati fata bino 50 tegarira gare ndeba hari ureka kugendesha umwana n'ibirenge igere mu rugo kugira ngo amene imana yarabikoze mu mwana imyaka 2 itageze mu mwana randevu z'abaganga zipfubusa n'izabana b'abantu zipfubusa